Oh, haleluya! Reka tugerageze gusobanukirwa ibiri muri Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18 nk'uko Imana yabihishuriye abo yashatse ko babimenya, igisobanuro umuntu ashobora kumva. Ibi ni ibyo Imana yabwiye Rami cyangwa Mizero Rami ubwo nayisobanuzaga, nawe hari ibyo ishobora kukubwira. Niwumva rero bidahura n'ibyo umutima wakubwira, ntabwo nkubwiye ibi ngo ngucarenjinge cyangwa se ngo tujye impaka, cyangwa ahubwo ndakubwira ibyo Imana yambwiye ubwo nayisobanuzaga ibyayo. Niba hari ibyo nawe Imana yakubwiye ubimbwire, maze duhurize umutima hamwe kugira ngo Imana ituyobore. Iki gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 18, umutwe w'amagambo nkoresheje Bibiliya yera kuko n'iyindi bugufi, uravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Muri iri jambo ry'Imana tugiye kwigaho, igisobanuro cy'ibanze kirimo ni ugusobanura ni gute Yesu yahindutse umuntu. Mbere y'uko ahinduka umuntu yari iki? Yesu yahindutse umuntu gute ariko se ataraba umuntu? Ubundi ibyo bintu byumvikana bite? Ibyo bintu ntabwo abantu benshi bashobora kubisobanukirwa keretse uwo Imana yashatse ko abimenya. Nabajije Imana, ndayisenga, nyigisha inama, ndabwira nti nsobanurira ibintu mbyumve neza. Nasenze iryo sengesho, sobanurira ububwire bwawe mubwumve neza ku buryo nzabasha kubisobanurira umuntu nawe akabyumva neza, kuko ububwire bwose bw'Imana ntabwo buriho kugira ngo tubuhishwe. Niyo mpamvu ntemera ibivuga ngo iri ni iyobera ritagatifu. Ntacyo Imana yashatse kuduhisha, icyakora yashatse kubihishurira abishaka ko babimenya, ariko ntabwo yagambiriye kubiduhisha. Mbere na mbere reka tubanze turebe ngo Yesu Kristo ko tumubona nka jambo muri Bibiliya, tukumva ko yahoranye n'Imana, ese byari bimeze bite? Mbanje gusoma umurongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamumenya. Hano kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5 ni igice kimwe cyo muri, iyo ugiye gusobanukirwa Bibiliya biba byiza iyo ugiye ucamo ibika. Iki gika kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5 biri gusobanura Yesu mbere y'uko aza ku isi icyo yari cyo. Hanyuma ibindi bice turahita dukurikizaho kumenya Yohana, ariko reka tubanze dusobanukirwe Yesu yari ari iki. Hari ibyo bakunda kuvuga muri Katolike, bavuga ngo reka dukoreshe ibivuga rusange: Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, ubutatu butagatifu cyangwa se ubutatu bwera. Tukumva ngo dusenga Imana imwe ariko mu butatu. Ibyo bintu ntibisobanukiwe abantu, ariko hari igisobanuro cyabyo. Imana imwe mu butatu iyo ubashije kuyisobanukirwa uburyo Imana ari imwe ariko tukayibona mu butatu, nibwo ubasha gusobanukirwa uwo Yesu yari we. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kugira ngo usobanukirwe ubutatu, reba uko umuntu ameze. Umuntu agira nawe ibice bitatu. Habaho igice cy'umutwe, ari wo uba mu bwonko butekereza, ari wo mugenga wa byose. Hakabaho igice cya kabiri cy'igihimba kibaho amaboko. Amaboko ikintu ashinzwe ni ugukora. Ibyo umutwe watekereje byose bikorwa n'amaboko. Niba umutwe wanjye utekereje ngo reka nterure iyi ntebe, amaboko yanjye niyo abishyira mu bikorwa, nyamara byatekerejwe n'iki? N'umutwe. Icyo kirumvikana. Umutwe ni umugenga w'umubiri wose, ariko kugira ngo umuntu abe yuzuye habaho n'ikindi gice cya kabiri cy'igihimba, aricyo kiriho amaboko. Niba umutwe utekereje gukora ikintu, niba umutwe utekereje gufata ikintu, amaboko niyo agifata. Hanyuma ku muntu habaho igice cya gatatu. Tegereza gato wihangana urabisobanukirwa. Ku muntu nanone habaho igice cya gatatu, aricyo amaguru. Amaguru icyo akora ku mubiri w'umuntu ni ukugenda, ariko byose bigengwa n'iki? N'umutwe.
Iki kintu kizirikane, hari impamvu ndi kugisubiramo. Kugira ngo usobanukirwe iby'ubwami bw'Imana bisaba kureba ibyo yaremye, kuko iby'Imana yaremye byose haba hari ikintu biri gushaka gusobanurira abantu, nuko ahubwo tuba turi mu mwijima. Ni ukuvuga amaguru niyo agenda. Iyo umutwe utekereje ngo, niba utekereje ngo mvuye aha ngiye aha, amaguru niyo agenda, ariko igitekerezo kiba cyavuye mu mutwe. Nuko rero Imana ari imwe mu butatu bwayo, nk'uko umuntu ni umwe, ariko agira umutwe, akagira igihimba, akagira n'amaguru. Imana nayo ni imwe. Ibi bintu byumve neza, gerageza ubyumve. Uri umuntu umwe, ariko ufite umutwe utekereza ukagenga byose. Umutwe ufate nk'Imana Data. Ufite igihimba kiriho amaboko akora, ufite n'amaguru. N'Imana rero ni imwe. Imana Data bivuga umutwe wa byose, byose bipangirwa n'Imana Data, niyo ibigenga. Hanyuma noneho Imana Mwana ari we Yesu Kristo ni nk'igihimba, ni amaboko. Ndabisobanura neza. Hanyuma noneho Imana Mwuka Wera ni amaguru y'Imana. Ni ukuvuga Imana ni imwe, ariko ifite Imana Data, umugenga wa byose, Imana Mwana, igihimba cyangwa se nk'amaboko ubigereranyije n'umuntu. Kubigereranya ni ukugira ngo umuntu abashe kubisobanukirwa. Ntabwo ndi guca iteka ngo nuko biri, ahubwo ni ukugira ngo ubashe kubyumva. Hanyuma noneho hakaba Imana Mwuka Wera. Ibi bisobanurwa gute? Ibintu byose bigengwa n'Imana, bigenwa n'Imana, bigambirirwa n'Imana Data. Nk'uko nawe mu buzima bwawe bwose ibintu byose bihera he? Mu mutwe wawe. Ikiri mu mutwe nicyo kiba. Hanyuma noneho Yesu Kristo niwe gihimba cy'Imana, niwe maboko y'Imana. Niyo mpamvu hano ku murongo wa 3 ubonamo ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ushobora kuvuga se ko nari nzi ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, ariko Bibiliya nkaba mbona irimo inyuranya, iri kumbwira ngo ibintu byose ngo Yesu niwe wabiremye. Kuko hano ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana, ukumva ngo ibintu byose byaremwe nawe, ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga ni nk'uko nawe utekereza gukora umurimo, ariko umutwe wabitekereje si ubikora, amaboko niyo abikora. Ni ukuvuga Imana iyo itekereje gukora ikintu, Yesu Kristo niwe maboko y'Imana. Haleluya. Niwe gihimba cy'Imana, niwe usohoza ubushake bw'Imana, niwe ukora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwira ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na Yesu, kuko niwe maboko y'Imana. Ibyo Imana ishaka gukora ni Yesu bisohoza. Hanyuma kugira ngo twihutishe, Umwuka Wera ni amaguru y'Imana. Niyo mpamvu Yesu agiye mu ijuru avuze ngo nzaboherereza Umwuka Wera. Haleluya. Niyo mpamvu Imana igiye kukugenderera ikoherereza Mwuka Wera. Iyo hari ubutumwa runaka ugiye kwakira, wakira Mwuka Wera. No kuvuga Imana igiye kukugenderera nk'uko nawe iyo ugiye kugenda ugendesha amaguru. Iyo Imana igiye kugenda, nayo igiye kugendera umuntu yohereza Umwuka Wera. Ariko ijambo igice cya umurongo wa mbere bavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ibi bintu ntabwo byumvikanaga, ariko ubundi kumva uri kubyumva. Jambo yahoranye n'Imana, Jambo ni Yesu. Yesu yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Ibi bintu ntabwo wabyumvaga, ariko kutabyumva ni ukutamenya Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Niba Imana ari ubutatu, Imana uko yahozeho, wibuke ijya no kurema umuntu, ntabwo yavuze ngo reka ndeme umuntu, reka tureme umuntu. Ni ibyo bice bitatu byayo yabwiraga: Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Kuko Imana ntabwo ikora ibyo bitatu bitemeranyije. Nk'uko nawe umutwe wawe uratekereza, ariko iyo ugiye gukora, amaboko yawe n'amaguru byose birajyana. Ntabwo umutwe uvuga ngo reka ndye, ngo amaboko avuge ngo hoya wirya. Ntabwo icyo gihe amaboko yayora. Imana rero ijya no kurema umuntu yaravuze tureme umuntu, njyewe Imana Data n'umwana wanjye Yesu, hanyuma n'Umwuka Wera tureme umuntu. Niyo mpamvu Yesu Jambo yahoranye n'Imana. Ijambo Yesu ni igihimba cy'Imana, ni amaboko y'Imana, yahoranye n'Imana nyine, kandi yari Imana. Kubera ko iyo ututse umuntu ukoresheje umunwa, niba witwa wenda Ramberi ni urugero, kuko niryo rindi izina ryanjye, reka nitangeho urugero, nitwa Mizero Rami, ariko izina niswe n'ababyeyi ni Ramberi.
niba Lambert atutse umuntu, nkoresheje iki? Umunwa. Umuntu unutse ntavuga ngo umunwa wa Lambert wantutse, aravuga ngo Lambert yantutse, sibyo? Hanyuma niba ngukubise urushyi nkubitishije ukuboko, ntabwo uvuga ngo ukuboko kwa Rami ngo kwankubise, oya, uravuga ukuboko uravuga ngo Lambert yankubise. Niba naguteye umugeri, ntuvuga ngo ukuguru ngo kwe ngo niko kwankubise, uravuga ngo Lambert cyangwa se Rami niwe wankubise. Ni ukuvuga rero iyi Imana nayo, niba Yesu Kristo ari we ukoze, ni Imana ibikoze. Niba ikugendereye igutumyeho Umwuka Wera, ni Imana imwe ariko mu butatu. Icyo nicyo cya mbere wasobanukirwa kuri Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma ubwo umurongo wa mbere w'ukuntu Yesu yahozeho ari ijambo, yahoranye n'Imana kandi ari we nawe ari Imana, birasobanutse kuko ni Imana imwe ariko igizwe n'ibice bitatu. Nkuko nawe uri umuntu umwe ufite umutwe, ufite igihimba, ufite n'amaboko, kandi uburyo ibintu byose byaremwe na Yesu birasobanutse, kuko nawe ikintu ugiye gufata cyangwa ibyo wakoze byose wabikoresheje amaboko yawe. Ariko iyo bagiye kuvuga ntabwo bavuga ngo amaboko yawe ngo niyo yabikoze. Umutwe waratekereje, amaguru aragenda, amaboko ashyira mu bikorwa. Hanyuma noneho umurongo wa 5 cyangwa duhereye n'uyu murongo wa 4 wavuze ngo dusobanure iki gice uko Imana idushoboje turakijyamo neza. Kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 18 turi muri Yohana igice cya mbere, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 18. Noneho ku murongo wa 4 ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. No kuvuga ubugingo cyangwa se ubuzima, kubaho kw'abantu byari muri Yesu. Ni ukuvuga, mbisobanuye neza, uyu murongo wa 5 uvuga ngo umucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje mu isi ari we mucyo w'isi. No mu bice, no mu mirongo ikurikira hepfo turabibona, ariko abantu ntibamumenya. Ni ukuvuga Yesu niwe waremye abantu, kubera ko nicyo uyu murongo wa 4 ushatse kuvuga mu bundi buryo, kuko Imana ivuga ngo tureme umuntu, kandi Yesu ari we biganza by'Imana, niwe wabumbye nyine abantu. Kuriya Imana ibumbabumba mu mukungugu, ni Yesu wabikoze. Niyo mpamvu n'umuntu yaremwe na Yesu. Ni ukuvuga hari ijambo ry'Imana aho rivuga ko turi abaremewe we kandi baremwe nawe, turi ibiremwa bye, n'ubundi turi aba Yesu. Ariko Yesu ntabwo umutandukanya n'Imana, ni amaboko y'Imana. Icyo Imana igiye gukora ni Yesu ugisohoza. Niyo mpamvu muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, kurema abantu ndetse no kubacungura. Aha harimo ibanga ryo gucungura. Ndanakubwira plani ya Yesu kuza mu isi uko byagenze. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Niyo teme turiho, kuko niwe mutwe w'ijambo, uburyo Yesu yahindutse umuntu. Uri kumva ko Yesu ari amaboko y'Imana, wabanje kumenya uburyo yahoze ari ijambo. Noneho rero guhera ku murongo wa 6 harimo indi nkuru y'umugabo witwa Yohana Umubatiza. Ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Reka uyu nawe tumuvugeho kuko ari muri iki gice, ni ingenzi cyane mu buzima bwa Yesu. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Ntabwo uri kubyumva, ariko turabisobanura humura. Kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Hano turakomeje, ni ukuvuga Yesu uwo wari mu isi yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Reka tube tugejeje ahangaha ku murongo wa 11, kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 11 tuvugemo Yesu, ariko tuvuga na Yohana. Uyu mucyo bavuga ni Yesu, ariko reka tubanze tuvuge Yohana. Ubundi Yohana ni muntu ki? Yohana, reka nkubwire, ndebe muri Matayo, ihangane gato tujyane kugira ngo bisobanukirwe neza. Ndakwinginze ntukate, ntujya ahandi tutumvise neza. Turebe muri Luka cyangwa se muri Matayo. Reka turebe muri Matayo. Ni Matayo.
nari ngiye muri Mariko, turebe muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 11. Matayo waba uhareba nawe niba ufite Bibiliya hafi yawe, ariko nahageze nasoma tukajyana. Umva uko Yesu yavuze iki kintu, cyumve neza, nshatse kugira ngo ubisobanukirwe, kugira ngo umenye ibya Yohana. Yesu yaravuze muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 11, ufite Bibiliya nawe uhasoma, ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza. Ibyo ni byo Yesu yivugiye, ngo mu bantu bose babyawe n'umugore nta muntu wigeze ubaho uruta Yohana Umubatiza. Kubera iki Yohana ari we muntu wabayeho Yesu yahamije ko nta muntu wigeze ubaho umuruta? No kubera iki? Reka dusobanure ibya Yohana Umubatiza, ari nawe wabatije Yesu. Ni ukuvuga, nk'uko tubibonye, Yesu Kristo niwe waremye abantu, niwe waremye ibintu byose ibiriho, iby'Imana yaremye byose yabiremesheje Yesu. Imana yaravuga ngo habeho, hanyuma Yesu agakora. Hanyuma noneho Imana yaremye abantu igira ngo base nayo. Iki untega amatwi, bitangira utabyumva, ariko uragenda ubisobanukirwa neza, wumva ubundi abantu ntibanazi plani yo gucungurwa. Ese ubundi Yesu yaducunguye iki? Ariko kuko ngiye kugusobanurira Yohana Umubatiza, nkagusobanura n'impamvu Yesu yavuze ko mu babyawe n'abagore nta muntu wigeze kubaho uruta Yohana. Ubyumve neza. Ni ukuvuga nk'uko twamaze kubisobanukirwa, Yesu niwe waremye abantu, kuko Imana niwe yakoreshaga imurema. Yesu mu ncamake wavuga niwe maboko y'Imana. Hanyuma noneho rero Yesu amaze kurema abantu bari ku isi, bageze igihe baracumura, bakora icyo Imana yababujije. Imana yari yarabaremye mu ishusho yayo ngo base nayo. Ni ukuvuga Imana irera, ikintu cyera cyose kibana nayo, ariko ikintu kitera ntabwo gishobora kwegera Imana. Ni ukuvuga icyaha kimwe ntigishobora kukwemerera kwegerana n'Imana cyangwa kubana nayo. Impamvu Imana itabana natwe ngo tuyimenye tuyisanzureho 100%, ni uko tutera, turi abanyabyaha. Ni ukuvuga Imana irera, ituye ahera, ikitera ntikiyegera. Ni uko Imana iteye, ni uko iri. Ni uko rero umuntu amaze gukora icyaha ntiyarakibasha gutura ahera h'Imana, ntiyarakibasha kwegera Imana byoroshye. Kugira ngo rero umuntu abashe kwegera Imana, hajeho urupfu. Wumve neza iki kintu. Imana yari yarabwiye abantu yaremye ngo nukora icyo nakubujije no gupfa uzapfa. Kandi ijambo ry'Imana n'ubundi ritubwira ko umusaruro cyangwa se ingaruka y'ibyaha cyangwa ingororano y'icyaha ari urupfu. Ni ukuvuga ukoze icyaha aba akwiye gupfa. Niryo hame ry'Imana. Iki kintu cyumve neza, ingororano y'ibyaha ni urupfu. Buri cyaha ukoze wagahise upfa. Hanyuma rero kuba ingororano y'icyaha ari urupfu, niho havuye mbere na mbere gutanga ibitambo. Wibuke mu gitabo cy'Itangiriro, tega amatwi kugira ngo tugendane neza. Mu gitabo cy'Itangiriro, Adamu na Eva bamaze gucumura, bamaze gukora icyaha, Imana yabambitse iki? Uruhu. Barimo bidoderaho utwenda bakoze mu bibabi, Imana ibambika uruhu. Kubambika uruhu ikindi kintu bisobanuye, ni ukuvuga ko hari inyamaswa yari igize ite? Yari ipfuye. Icyaha cya Adamu na Eva cyateye inyamaswa gupfa, ari ryo tangiriro ry'iki? Ry'ibitambo. No kuvuga kwambara uruhu icyo bisobanuye kindi ntabwo ari ukurwambara nk'umwenda gusa. Bisobanuye ngo bafashe icyaha cyabo, abantu bari bakoze ibyaha bafashe icyaha cyabo, bafata inyamaswa bayikoreraho imihango yo gufata icyaha bakoze bagishyira ku nyamaswa, kuko bagombaga gupfa. N'ibyo Imana yabigishije kugira ngo badapfa, yabigishije gutanga iki? Ibitambo. Gutanga igitambo byari iki? Kwari ugufata icyaha wakoze ukakikuraho ukagishyira ku nyamaswa, hanyuma iyo nyamaswa ni umugenzo wakorwaga n'Abisirayeli, byarakorwaga n'abantu ba kera. Iyo nyamaswa ukayica. Niba iyo nyamaswa ipfuye amaraso akameneka, icyaha cyawe cyakuvagaho, kuko byagaragaraga ko uwakoze icyaha agize ate? Apfuye. Icyo kintu sinzi niba uri kucyumva neza. Gutamba ibitambo ni ugufata icyaha wakoze ukagishyira ku nyamaswa, hanyuma iyo nyamaswa ukayica,
uwakoze ibyaha akaba arapfuye, Imana ikabara ko iyo nyamaswa ariyo yacumuye. Ariko rero hari harimo ikibazo. Inyamaswa yagukuragaho icyaha kimwe. Niba natukanye wenda aricyo cyaha nakoze, najyaga gushaka inyamaswa nkayishyira icyo cyaha cyanjye igapfa. Kandi byasabaga iki? Umutambyi. Kuko ngewe umuturage usanzwe ntabwo nashoboraga kumenya imihango nkora kugira ngo nikureho icyaha ngishyire ku nyamaswa. Niyo mpamvu umuntu yashakaga igitambo ariko akakijyana hehe? Ku mutambyi. Kuva abantu bamaze gukora icyaha nuko sisiteme yatangiye kugikora. Umuntu agafata inyamaswa akayijyana ku mutambyi, umutambyi akabanza akitambira nawe yikuraho ibyaha, hanyuma akagutambira igitambo, ibyaha bikakuvaho. Niyo mpamvu umukene utabasha kubona intama cyangwa irindi tungo ngo yajyaga guhinga inuma y'intungura. Ujyaga mu ishyamba ugahiga inuma mpaka uyibonye, ukajyana iyo numa, hanyuma umutambyi agafata icyaha cyawe akagishyira kuri iyo numa igapfa. Sinzi niba aho uri kubisobanukirwa. Nuko icyaha cyavaga ku muntu. Kubera iki uwo muhango wari ngombwa? Wibuke rya hame twavuze, Imana irera, ituye ahera, ikintu kitera ntabwo kiyegera, kandi ingororano z'ibyaha ni urupfu. Ni ukuvuga iyo wakoraga icyaha ntutange igitambo warapfaga, kandi iyo wabaga ufite ibyaha ntiwashoboraga kwegera no gusabana n'Imana. Rero kuko Imana yakuremeye gusabana nayo, iki kintu gishyire mu buzima bwawe. Imana yakuremeye gusabana nayo, Imana yakuremeye kuyinezeza. Ntabwo waremwe ngo wiberaho uba uri kishomeri, waremeye gusabana n'Imana. Niyo mpamvu iyo utari mu busabane bwiza n'Imana, mu buzima bwawe haba hari ikibazo. Rero kugira ngo umuntu asubirane ubusabane n'Imana byasabaga kwikuraho kwiyeza, kwezwa, gukurwaho ibyaha. Ibyaha rero wabikurwagaho nuko watanze igitambo. Hanyuma rero ibyo byakozwe imyaka myinshi, ariko Imana ireba abantu ibagirira imbabazi. Imana ireba abantu ibona bararushye. Hanyuma noneho niho hatangiriye plani yo gucungura abantu. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, Imana imwe mu butatu, bijya inama. Ese numva bavuga ko iyo nama yari irimo n'abamarayika, ariko reka mvuge ibi ngibi. Inama yabaye mu ijuru. Ninde wajya gucungura abantu? Mu isi ninde wacungura abantu? Ni ukuvuga, wibuke inyamaswa yagukuragaho. Ibi bintu byumve neza, n'ubwiru bw'Imana buhindura ubuzima bw'umuntu. Inyamaswa utambye yagukuragaho icyaha kimwe. Rero hari hakenewe igitambo noneho gikuraho abantu ibyaha burundu. Niba inyamaswa warafataga icyaha cyawe ukagishyira ku nyamaswa, icyaha kimwe kikakuvaho, ejo ukongera ugacumura, hari hakenewe noneho igitambo gihoraho. Hari hakenewe umuntu wapfira abandi. Inyamaswa yo yagukuragaho icyaha kimwe. Ariko iyo mu isi haboneka umuntu upfa, yari kuba atanze igitambo cy'abantu, kuko umuntu yatambwa yari kuba atambiwe abandi. Ariko hari hariho kondisiyo, yari umuntu utagira icyaha, utarigeze gukora icyaha. Kuko ndi umunyabyaha ngapfa, naba mfiriye ibyaha byanjye. Rero kugira ngo umuntu acungure undi muntu, byasabaga ko hariho umuntu utarigeze gukora icyaha. Uwo mu isi ntiyigeze aboneka. Uri kubyumva? Umuntu utarigeze gukora icyaha niwe washoboraga gucungura abantu bakavanwaho ibyaha burundu. Aho rero niho Yesu Kristo wari Imana, wahoranye n'Imana, yagize agahinda n'umubabaro, kuko wibuke niwe waremye abantu, niwe ntoki z'Imana. Yavuze biriya biremwa naremye Imana irabikunda. Kuba abantu bakora ibyaha Imana irabireba bikayibabaza, kuko bituma bajya kure yayo. Ntabwo Imana yongera kwegerana n'abantu. Aravuga ngo Mana, reka bari abantu njye kubagucungurira, reka bari abantu njye kubakugarurira. Nabajije Imana ndayibaza nti se biba bimeze bite iyo umuntu yakoze icyaha? Niki cyatumye Yesu yemera gupfa? Ibyo ndaje ndabigusubiza, cyangwa se mbikubwira aka kanya. Imana yarambwiye ngo iyo umuntu akoze icyaha ni nk'uko wafata izahabu y'igiciro cyinshi ukayijugunya mu mabyi muri wese. Ni izahabu ifite agaciro, ariko yajugunywe hehe? Muri wese. Imana rero irera, ntishobora gukora muri uwo mwanda. Yarebaga izahabu zayo ikabona ziri muri wese, nkuko wareba izahabu zawe ziri muri wese, ariko ukavuga ngo muri wese sinakoramo, ukavuga ndazireka se.
ukumva umutima wawe ugumye ubabaye. Izahabu zanjye ni iz'igiciro, ariko amabyi sinayakoramo, ukaguma ubabaye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo Mana reka njye kugucungurira abo bantu. Yesu gucungura abantu ni nk'uko washora intoki zawe muri wese ugakuramo izahabu za so ukazimwogereza. Niyo mpamvu Yesu yagucunguye, icyo aba akoze ni nko kugukura muri uwo mwanda akakoza, ukongera ukaba izahabu nshya y'Imana. Ni ukuvuga iyo wizeye Yesu Kristo amaraso ye akakozaho ibyaha, ndaje ndabisobanura humura ntabwo mbisimbutse, ni nk'uko wafata izahabu ukazikura muri wese ukazoza zigasubirana ubwiza bwazo. Iyo wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ibyaha bikakuvaho, uhita uhinduka nk'uko Imana yakuremye kubaho. Haleluya! Imana ikakureba ikongera ikakwishimira, ikabona uri ikintu cy'agaciro, ikabona uri mu ishusho yayo. Ariyo mpamvu dukeneye Yesu. Hanyuma rero Yesu amaze kwemera kujya gupfira abantu, hatangiye gukorwa plani. Birakorwa bite? Yesu arajya mu isi gute? Ni ukuvuga Yesu yari Imana, Jambo yahozeho, yahoranye n'Imana kandi ari Imana. Ni ukuvuga Yesu Imana, ijambo ry'Imana rirabisobanura. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Ni ukuvuga Yesu yari umwuka, kandi n'ubundi bimwe mu bigize umuntu ni umwuka n'umubiri. Imana iri mu muntu yabumbabumbye umubiri, ubundi irangije ihumekeramo umwuka wayo. Ni ukuvuga Imana ni umwuka, umuntu we rero ni umwuka n'umubiri. Sinzi niba uri kumva iki kintu. Umuntu agizwe n'umwuka n'umubiri, uretse ko hazamo igice cya gatatu cy'ubugingo, ariko icyo sinkivugaho yabindi nyigisho. Umuntu ni umwuka n'umubiri, Imana ni umwuka. Imana rero yo yifatiye icyemezo cyo kuza mu isi ari umwuka, ariko ikambara iki? Umubiri, ari we Yesu Kristo. Kubyumva? Imana ubusanzwe ni umwuka. Umuntu we kugira ngo abeho aba afite ibice bibiri, ni umwuka n'umubiri. Rero umwuka wari uhari ni Yesu Kristo, ari we maboko y'Imana. Hanyuma Yesu yari akeneye iki? Umubiri, kugira ngo abe muri iyi si. Ntabwo waba muri iyi si udafite iki? Umubiri. Ntiyari gucungura abantu adafite iki? Umubiri. Umwuka urahari ni Yesu. Hanyuma hari hakenewe umubiri. Hahise hatangira plani rero, ariho ngiye kugusobanurira aho impamvu Yohana ari we muntu uruta abandi bantu bose babayeho. Hahise hatangira plani yo kuvuga ngo Yesu azambikwa umubiri gute? Umwuka we urahari, araniteguye. Plani yatangiriye kuri Aburahamu. Imana yararanganyije mu isi, sinzi impamvu yahisemo Aburahamu. Ishobora kuba yararebye uburyo akora, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko muri we harimo kurera. Aburahamu yari afite kurera cyangwa se gutoza muri we, ku buryo wabonaga n'abantu bari mu rugo rwe bafite gahunda bagenderaho, bubaha Imana muri make. Yarebye rero umuntu ufite kubaha Imana muri we, iramubwira siga iwanyu, arabyemera. Iramugerageza bya bigeragezo yamugerageresheje byose, muribuka singiye kubisubiramo, aho yamubwiye mbere na mbere gusiga iwabo, arabyemera, agenda atazi yagiye. Bwa kabiri imubwira gutamba umwana we, arabyemera. Imana iravuga ngo uyu muntu arankunda. Imaze kwizera Aburahamu, niyo mpamvu Aburahamu ari sogokuruza w'abizera bose. Ntabwo Aburahamu ari sogokuruza w'abizera kubera ko ari umwisirayeli cyangwa, ahubwo nuko ari we watangiriyeho plani yo gucungura abantu mu isi. Imana imaze kugambirira ko Yesu azaza mu isi, umuntu byatangiriyeho ni Aburahamu. Muri kubyumva, ari we wakomotsweho n'umuryango w'Abisirayeli. Ariko umuryango w'Abisirayeli watoranyijwe kugira ngo havukemo Yesu gusa. Ntabwo ari ukuvuga ko ari abantu basumba abandi. Aburahamu, Imana imaze kumwizera, yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abana 12, biragenda bigeza kuri Dawidi wo mu muryango wa Yuda. Byavuye kuri Aburahamu biragenda bigera kuri Dawidi. Hanyuma twihuse, Imana yagendaga itegura, biva kuri Dawidi biragenda bigera kuri Yohana umubatiza. Ni ukuvuga mbere y'uko Yesu agera ku isi, haciyemo igihe kirekire cyane cyo gutegura uburyo Yesu azaza. Imana yatoranyije Aburahamu. Wumve ubwiru bw'Imana, uzabisoma muri Bibiliya. Iramubwira ngo reba ziriya nyenyeri, ngo n'urubyaro rwawe niko ruzangana. Ntabwo ari urubyaro rw'abana bazava mu mubiri wa Aburahamu, ni abazizera Kristo. Niyo marenga Imana yacaga ngo abana bawe bazahwana ngo n'umusenyi wo ku nyanja. Ni abazizera Kristo, ntabwo ari abavutse muri Aburahamu, ntabwo ari Abisirayeli, ni abazizera Yesu Kristo bose yavugaga. Hanyuma iyi gahunda impamvu ngubwe byavuye kuri Aburahamu biragenda bigera kuri Dawidi.
Dawidi niwe Imana yongeye kubihishurira, yamuhaye isezerano ngo ubwami bwawe bwahoraho iteka. Icyo gihe Imana ibisezeranya abantu bumvaga, burya iyo Imana iguhaye isezerano ikubwira ibintu wowe ukiyumvira ibindi, kuko ubwenge bw'Imana ari bwinshi, ntabwo ubasha guhita wumva icyo ikubwiye. Hari igihe ikubwira iby'amahoro wowe ukumva intambara. Imana yabwiye Dawidi ngo ubwami bwawe buzahoraho iteka, umuntu akumva ko Isirayeli izahora iyoborwa n'abavuye mu muryango wa Dawidi iteka ryose. Ariko Imana yari ivuze ngo muri wowe hazavamo Yesu Kristo. Niyo mpamvu niba usoma hari aho bavuga ngo Yesu Kristo ngo mwana wa Dawidi, mwana wa Aburahamu. Imana yabihishuye bwa mbere kuri Aburahamu, yongera kubisubiramo Dawidi. Aburahamu niwe muntu Imana yizeye cyane, igenda ireba abandi, kuko Imana iyo igiye guhamagara igenda ireba mu isi ikavuga se mite muriya, yamuhitamo yagoragora igatoranya undi. Niyo mpamvu iyo Imana iguhamagaye ukanga ifata undi. Rero kuri Aburahamu yaramwizeye, ariko abandi ikagenda ireba igeze kuri Dawidi. Nusoma ijambo ry'Imana riravuga ngo Dawidi ngo ni umwami wahuraga n'uko wenda kwegera iby'Imana ishaka, wari ufite umutima uhura n'iby'Imana ishaka. Kuri we niho Imana yongeye kwizera, iravuga ngo uyu muntu ndamwizeye. Yaramuhishuriye ngo ubwami bwe buzahoraho iteka, yongera kuvuga iryo jambo bwa kabiri ko ubwami bwe buzahoraho iteka, yongera kuvugamo ko Yesu azavukira mu muryango wa Dawidi. Hanyuma rero Yohana tumugezeho. Yohana niwe muntu waje afite ari we muntu wa nyuma, apana wo mu muryango wa Dawidi. Wo mu muryango wa Dawidi wa nyuma ni Yosefu wabyaye Yesu mbariko mvuga. Ariko Yohana we yaje gukora iki? Mbere y'uko Imana yohereza ku isi Yesu, habanje gucamo na sezo y'abahanuzi. Abahanuzi ni abateguraga inzira za Yesu, bariya ba Mika, cyane uwamenyekanye cyane ni Yesaya bakunda kwita Izayi, niwe wamenyekanye cyane wagiye ubivuga. Ba Yona bose basobanuraga ko Yesu azaza, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kuri Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi, hanyuma ku munsi wa gatatu rukamuruka ku mucanga. Bwari ubuhanuzi wahanura ko Yesu nagera ku isi azapfa akajya mu gituro, azajyanwa mu gituro, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka. Habanje gucamo abahanuzi benshi bakajya babisobanura, ariko ko hazaza Mesiya. Ngira ngo niba warasomye Bibiliya cyangwa niba ujya wumva amakuru, ibyo bintu byabayeho. Haciyemo sezo yo gutegura umubiri Yesu azambara aje ku isi. Hacamo na sezo noneho yo kubimenyekanisha mu buhanuzi, kuko Yesu yagiye kuza n'ibyo yakoze byinshi byose byari byarahanuwe kuva isi itangiye, kuva umugambi wo gutangira, kuva umugambi wo gucungura abantu, kuva isi yaremwa byarateguwe. Umugambi wo gucungura abantu watangira nako byarateguwe ko Yesu azaza. Hanyuma rero Yohana navuga mu bahanuzi, muri abo bamenyeshaga, niwe muntu wa nyuma bihereraho byo kumenyekanisha ko Yesu azaza. Ni ukuvuga Yohana yari yararemewe gutegura inzira za Yesu. Umuntu wese waremwe n'Imana koherezwa kuri iyi si haba hari misiyo afite. Hanyuma rero impamvu Yohana ari we muntu uruta abandi, cyangwa Yesu yavuze ngo mu babyawe n'umugore nta muntu uruta Yohana. Ibyo Yesu yabivugiye iki? Ni ukuvuga mu boherejwe ku isi bose nta muntu wari ufite plan cyangwa se umugambi uruta uwo Yohana yoherejwe gukora. Ni ukuvuga buri muntu wese Imana yohereje ku isi haba hari ikimwohereje gukora. Umuntu rero yohereje gukora ikintu gihambaye ni Yohana, kuko yamwohereje gutegura iki? Inzira za Yesu. Niyo mpamvu mbanje kugusobanurira na Yohana uwo ari we na plan yo kuza. Mbere yuko Yesu aza habanje Yohana akajya asobanura ibya Yesu, kandi Yohana yakoze n'ikindi cyo kubatiza. Ariko kubatiza abantu yaravuga ngo ndababatirisha amazi, we naza azababatirisha iki? Umwuka wera cyangwa se umuriro. Ni ukuvuga umubatizo wa Yohana wakoraga iki? Ntabwo wagukuragaho ibyaha. Yohana yaje kugira ngo yemeze abantu ibyaha, kuko hari hagiye kuza umucunguzi uzakuraho abantu ibyaha. Iki kintu cyumve neza. Yesu yaraje ku isi aje gukuraho abantu ibyaha, sibyo? Noneho mbere ye hagombaga kuza ubanza kubemeza ibyaha, kuko icyaha utemera ntikikuvaho. Yohana rero yarabigishaga, uzabisoma mu ijambo ry'Imana, bakageraho n'abasirikare bamaze ati natwe nk'abasirikare twakora iki? Nk'abakoresha b'ikoro twakora iki? Uko ni ugutsindwa ko mu mitima, kuko kwihana icyaha bibanzirizwa no kucyemera.
gutsindwa mu mutima. Yohana yatumye abantu batsindwa mu mitima, hanyuma kugira ngo Yesu aze noneho abakuraho ibyaha. Twari dusomye kugira ngo dusobanure Yohana uwo ari we. Hanyuma noneho muri iki gice kugera ku murongo, twagejeje ku murongo wa kangahe, ngo icyakora uwo si we mucyo, ku murongo wa 8, uwo si we mucyo. Yohana ntabwo ari we mucyo wagombaga kuvira isi, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Nimara kugusobanurira iri jambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 18, wongere ubisome urabyumva. Ngo icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Yohana ntabwo ari we wari uje kuba umucyo w'isi, ntabwo ari we wari uje gucungura abantu, ahubwo we yaremewe kuhamya Yesu, gutegura inzira za Yesu, guhamya ko Yesu ari we Kristo. Ni ukuvuga Yesu hari n'ubundi abajyaga bamwita umuhanuzi, kuko muri Isirayeli hahoze haba abahanuzi, hari abajyaga bamwita umuhanuzi. Yohana rero yabanjeho kugira ngo asobanure ko noneho ugiye kuza atari umuhanuzi, ahubwo ari umucunguzi. Ngo uwo mucyo niwe mucyo, ni ukuvuga Yesu niwe mucyo nyakuri, kandi nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yesu aje kumurikira umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, iki noneho kirumvikana, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yesu yaje mu isi, wibuke yahozeho, ni nawe waremye isi n'abantu. Yaje mu isi ariye, umva akagahinda ariko. Yesu yaje mu isi ariye, aje gucungura abantu, yiremeye, ariko ageze mu isi ntibamumenya, ntibanamwemera. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, ku murongo wa 11. Icyakora noneho rero tugeze aherekeza ku musozo w'iri jambo ry'Imana ryitwa abana b'Imana, aba ari bo ndetse mpite ngusobanura no gucungura abantu Yesu yakoze. Duhere ku murongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ibi bintu bisobanukirwa, ushobora kubaza uti se abantu bose si abana b'Imana? Kugira ngo witwe umwana w'Imana nuko usa n'Imana, ariko iyo ukoze icyaha uhita wamburwa ubwiza bw'Imana, uhita uba ya zahabu twavuze iguye mu mwanda. Rero Yesu icyo yaje gukora, yagiye ku musaraba. Sobanukirwa neza iki kintu, ndakwinginze, iki ni ingenzi, kirahindura ubuzima bwawe. Yesu Kristo icyo yakoze ni iki? Yesu Kristo yagiye ku musaraba. Wumve neza iki kintu. Wibuke twavuze neza ko ibitambo icyo byamaraga, umutambyi yafataga ibyaha byawe akabishyira ku ntama uje gutamba cyangwa ku itungo uje gutamba, akariterera ijosi, amaraso yameneka, icyaha kikaba kikuvuyeho. Yesu rero n'impamvu nawe bamwitaga umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Yaraje ajya ku musaraba we atagira icyaha na kimwe, kandi Yesu ari ku isi yari umuntu, igice kimwe yari Imana, igice ari umuntu. Nawe ariko ni kuri, kuko ufite umwuka w'Imana, ufite n'umubiri. Na Yesu rero niko yaraje, ariko we ntiyari yarigeze akora icyaha. Yagiye ku musaraba atagira icyaha na kimwe. Hanyuma Imana imukorera akazi k'ubutambyi. Imana yakoze iki? Kuko yari umuntu Yesu akijya ku musaraba, Imana yafashe ibyaha by'abantu byose ibimurundaho. Ni ukuvuga abantu bose bakoze ibyaha babikurwaho, birundwa kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Bamutera icumu, amaraso ameneka, Imana irabara ngo umuntu wese wakoze icyaha arababariwe. Ni ukuvuga icyo Yesu yakoze ni ukuba igitambo, ni ukuba intama. Niyo mpamvu yitwa umwana w'intama. Niba wasobanukiwe ibyo navuze by'uko igitambo cyagukuragaho icyaha, ni ugufata icyaha wakoze bakagishyira ku ntama. Niba wazanye intama, iyo ntama bayica, ukaba icyaha cyawe kikuvuyeho. Yesu rero nawe yabaye nk'iyo ntama, ajya ku musaraba ari umuntu, hanyuma yikorera ibyaha byacu byose, baramwica, ibyaha biba bituvuyeho. Haleluya. Nicyo Yesu yakoze ku musaraba. Ariko we rero ntiyari intama, ntiyari itungo, yari umuntu, yari umwana w'Imana. Kuba rero yarapfuye ni fagitire y'uko umuntu wese yababariwe ibyaha. Yesu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi bose, si Abisirayeli gusa. Impamvu Abisirayeli bitwa ubwoko bw'Imana ni uko Imana yabatoranyije kugira ngo ibanyuzemo Yesu. Ariko Yesu amaze kuvuka, ubwoko bw'Imana ntabwo ari Abisirayeli, ni abizera Yesu bose. Uri umwisirayeli utizera Yesu, ntabwo uri mu bwoko bw'Imana. Noneho uyu murongo wa 12 avuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga rero Yesu ubwo yadupfiriye ku musaraba kugira ngo wakire izo mbabazi, ni uko umwizera. Wizera ibindi kuvuga byose, wizera icyo gitambo yatanze, wizera ko yahoranye n'Imana kandi nawe ari Imana, akaza mu isi akambara umubiri w'umuntu,
hanyuma yamara kwambara umubiri w'umuntu agapfira abantu bose. Iyi nkuru iyo ubashije kuyizera, ukizera icyo Yesu yakoze, nicyo cyonyine kigukuraho ibyaha. Yesu aba yaragupfiriye, amaraso ye akozaho ibyaha. Iyo umwemeye ukemera ko yari umwana w'Imana agapfira ibyaha byawe, ni ukuvuga, ni nko kukubwira ngo warababariwe. Emera ko wababariwe, wegera Imana. Iyo utabyemeye, izo mbabazi ntuzakira. Yesu yaduhaye impano ku buntu y'agakiza, ariko abatamwemeye ntabwo babyakira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana uzumva n'abantu babivuga, riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzagera kwa Data atari we umujyanye. Ibyo bisobanura iki? Ese utizera Yesu ntazajya mu ijuru? Singiye guca iteka ngo mvuge ngo ntazajya mu ijuru, ariko umva igisobanuro cyabyo cyimbitse. Ni ukuvuga Yesu niwe wapfiriye abantu kugira ngo abantu baveho ibyaha. Ni ukuvuga rero kugira ngo ibyaha bikuveho ni uko wizera Yesu gusa. Nta kindi cyagukuraho ibyaha uretse kwizera ko Yesu yagupfiriye. Ni ukuvuga rero utizera Yesu ariho urubanza rw'ibyaha, utemera Yesu ariho urubanza rw'ibyaha. Hanyuma rero iyo uriho ibyaha nk'uko twabisobanuye, Imana irera ituye ahera, ikitera ntikiyegera. Iyo ufite ibyaha ntabwo ushobora kwegera Imana, ntabwo wabana nayo ufite ibyaha. Rero Yesu icyo yakoze ni ugupfa ku musaraba kugira ngo ibyaha bikuveho. Kumwizera nicyo gituma bikuvaho. Niyo mpamvu umurongo wa 12 tuwutindeho uvuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uba umwana w'Imana iyo utakigira icyaha, ariko ku muntu ntibishoboka kutagira icyaha. Rero kutagira icyaha ni uko wizera Yesu wagupfiriye kugira ngo icyaha kikuveho. Nta kintu wakora mwene data ngo ubone agakiza. Ntabwo wakwitwararika ngo ntucumure muri iyi si, uretse kwizera Yesu gusa nibyo bigukuraho ibyaha. Niyo mpamvu nta kindi gihesha gukiranuka keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Hari indirimbo ivuga ibyo bintu ngo nta kindi gihesha gukiranuka keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abo Yesu yacunguwe ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo ngo bivukire mu muryango ukijijwe ngo nawe urakijijwe. Hoya, abo babyawe ahubwo n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, Yesu Kristo nyine yihinduye umuntu nk'uko twabisobanuye, araza abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ni ukuvuga, ndabisobanura no hepfo, twabonye ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, kuko Yesu Kristo niwe mwana w'Imana w'ikinege, niwe maboko y'Imana, niwe wegeranye n'Imana. Twabonye ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu yagiraga ubuntu. Ubuntu ni nabwo bwamuteye kuza kudupfira kugira ngo duhabwe agakiza ku buntu. Brother, sister, agakiza ni ubuntu, ntacyo wagura agakiza. Ubuntu rero n'ukuri, kandi Yesu yagiraga ukuri. Tugarutse ku murongo wa 15 turi gusoza, Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, Yohana mwibuke niwe wahamije ko Yesu ari Mesiya, atari umuhanuzi nk'abandi. Uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwunduta kuko yahozeho ntarabaho. Yohana yarabihamije ngo uzaza hanyuma niwunduta kuko yahozeho ntarabaho. Bene data, uri kumva icyo Yohana yahamije ukabihuza n'ibyo nagusobanuriye? Yesu yarivugiye ngo mu babyawe n'abagore bose, muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 11, ngo nta muntu wabayeho uruta Yohana. Muri kumva ko muri icyo gihe nta muntu wabayeho uruta Yohana, ariko Yohana we kuba yararenze abantu bose, noneho aravuga ngo uzaza hanyuma niwunduta. Haleluya. Ni ukuvuga Yesu niwe wenyine warutaga Yohana. Yesu wenyine. Yohana yarahamije ngo uzaza hanyuma niwunduta. Mu bantu bose babyawe n'abagore nta uruta Yohana, ariko Yohana warivugira ngo uzaza hanyuma niwunduta kuko yahozeho ntarabaho. Ibyo twabisobanuye ko Yesu yahozeho, kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese. Ni ubuntu bukurikira ubundi. Wumve neza, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu no kuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Aha reka tuhasobanure. Hari abantu bakigendera ku mategeko, bakagengwa n'amategeko. Amategeko ni umushorera mwiza ukugeza kuri Yesu Kristo, ariko amategeko ntatanga agakiza. Ntugasambane, ntukice. Kutica kuko ari itegeko
ntabwo biguha agakiza. Kudasambana kuko ari itegeko ntabwo biguha agakiza. Ahubwo Yesu we yatanze agakiza ku buntu. Umwizeye ntabwo aba akiri imbata y'amategeko, ntabwo aba agikeneye kugendera ku mategeko, ntabwo aba akiziritswe n'amategeko. Kuko iyo wizera Yesu, icya mbere uharanira gusa nawe, wirinda ibyo yirindaga, ukanga ibyo yanga. Ntabwo rero uba ukiri imbata y'amategeko. Niba utakwica umuntu kuko bagufunga, niba utasambana kuko ari icyaha, uba uri imbata y'amategeko. Ariko iyo uvuga ngo sinsambana kuko nizeye Yesu, sinsambana kuko ndemye mu ishusho y'Imana, sinakwica umuntu kuko kwica umuntu ni ukwiyica. Umuntu yaremwe n'Imana, ari mu ishusho y'Imana, iyo umwishe uba wica Imana. Uvuga rero sinakubahuka. Reka nkubwire ukuntu umuntu ari mu ishusho y'Imana. Iyo ukoze icyaha, iyo ucumuye ku muntu ujya gusaba imbabazi Imana. Kuki uba ucumuye ku muntu ukajya gusaba imbabazi Imana? Nuko icyo ukoreye umuntu uba ugikoreye Imana. Niyo mpamvu ibyo ugiriye mugenzi wawe nawe uba uzabigirirwa. Kuko icyo ugiriye umuntu uba ukigiriye Imana, Imana rero irakwitura. Rero Yesu, ijambo ry'Imana ku murongo wa 17 dusoza, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Yesu Kristo we yazanye ubuntu, yatanze agakiza ku buntu. Ariko si ukudamara uvuge ngo nisambanire, ngo nshaka kwica mwice, hoya. Ahubwo noneho aho kugira ngo ube imbata y'amategeko uvuge ngo njye ndakijijwe, ibi sinabikora kuko Yesu atigeze abikora. Nta by'isoni Yesu yigeze akora. Yesu ntiyigeze akora icyaha. Wirinda gukora icyaha, ariko ukayoborwa n'umwuka wera w'Imana, ukayoborwa n'Imana, ugakora ibyo ukwiye gukora. Hari abantu muri iyi si bene data bagendera ku mategeko. Ukabyuka kuko ari itegeko, ukajya ku kazi kuko ari itegeko, icyo udakora kuko ari itegeko ni ukurya no kunywa gusa. Ugasanga ibintu byose ubikora kuko ari itegeko. Ariko uri muri Kristo Yesu abantu barabyitiranya. Ntakora ibintu kuko ari amategeko, ahubwo igikwiye cyose aragikora. Iyo abona hari icyo yakora, nk'ubu mu Rwanda hari gahunda y'isuku. Tuzi ko umuco w'Abanyarwanda ari isuku. Umuntu rero uri muri Kristo Yesu, uretse ko tubyitiranya, ntabwo ata amashashi mu muhanda kuko polisi itamureba, aho gatora amashashi mu muhanda wabyibwirije akavuga ngo umuntu wateje umwanda haninde ntajugunye ibipipira habonye. Ni wa muntu wibwiriza agakora igikwiye kimurimo gihura n'umutima we, atagenzwe n'amategeko. Ntabwo atwara ku muvuduko muke ngo nuko harimo polisi, ngo noneho niba polisi idahari ngo atware cyane. Agendera ku mwuka, akora ibikwiye atabwirijwe. Uwo ni uri muri Kristo Yesu utagengwa n'amategeko. Dusoje ku murongo wa 18 ko turi kwiga ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 18, risobanura uburyo Yesu yahoze ari Imana, cyangwa se Yesu ari ijambo, ndetse n'uburyo Yesu yihinduye umuntu n'icyo byari buje kumara. Umurongo wa nyuma rero dusorejeho, ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Haleluya! Uyu murongo uraryoshye. Ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Muvandimwe wanjye, nsoza ndakubwira ko ububwiro bwose nabishuriwe n'Imana ihoraho kugira ngo mpumure isi, kugira ngo nigishe abantu. Nabisabye Imana irabimpa kuko yari yarabigambiriye. Ariko nta muntu ushobora kumenya Imana. Imana ntigira aho ihera, ntigira aho iherera. Ibintu byose byuzuye muri yo. Wamenya Imana wayimenya iki se? Wavuga ngo nzi Imana? Nigeze gusenga Imana ndayibwira ngo itangira ryanjye riri muri wowe kandi n'isoza ryanjye riri muri wowe. None Imana nagushyira mu mutwe wanjye? Ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo Mana yaremye ijuru n'isi, ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu. Imana yaremye ijuru n'isi, yakwirwa mu rusengero rwubatse mu isi gute? Imana yaremye ijuru n'isi, yakwirwa mu nzu? Imana ibera hose icyarimwe. Ariko kugira ngo umenye Imana, Yesu ni Imana, asa n'Imana 100%. Rero iyo urebye uko Yesu yitwaraga, ukareba n'uko yavugaga, uhita ubona Imana. Haleluya! Yesu yari ari mu ishusho y'Imana 100%. Ibyo yakoraga byose ni nabyo Imana ikora. Rero Yesu uko yasaga niko Imana isa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Nta muntu wigeze abona Imana ngo avuge ngo abonye Imana. Ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niyo wayimenyekanishije. Yesu kuko asa n'Imana. Haleluya! Iyo ubonye Yesu uba ubonye Imana. Exactly. Nuko biri. Yesu asa n'Imana. Kugira ngo ubone Imana ni ukureba Yesu. Iyo ubonye Yesu uba ubonye Imana. Kandi n'umuntu wese uri mu ishusho y'Imana, iyo umubonye uba ubonye Imana.
ariko Yesu we ntiyakosaga. Niyo mpamvu nsoza iyi nyigisho mwene data ndagusengera kandi ngusabira umugisha ku Mana. Ndagusaba wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Umenye ko nta kindi kizagukuraho ibyaha uretse kwemera ko Yesu yagupfiriye ku musaraba. Hanyuma numara kumwemera ibyaha byawe birakuvaho, utangire kumukurikira. Kuko Yesu Kristo yabayeho kuri iyi si ari umwana w'Imana ihoraho, ari umuntu wemeye gupfira abandi bantu. Uyu munsi niwemera kwakira Yesu Kristo urahabwa ubugingo buhoraho. Va mu gushidikanya, va mu kumva udasobanukiwe, va mu by'urimo, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Hari imyizerere mibi iterwa no kutamenya neza yuko abantu bari muri Kristo Yesu babimbwa, kandi ibyo ngibyo mbifitiye igihamya kuko iyo urebye mu rusengero usangamo abakene benshi. Iyo urebye abantu bahura n'ibibazo byinshi usanga ari abantu bahora mu nsengero. Ariko mwene data ndakwigisha uyu munsi nkumenyeshe ko gukurikira Yesu ntabwo ari cyo gitera ubukene mu bantu, ahubwo gusenga Imana utazi, gukora ugendeye mu kigare. Kuko ahubwo uri muri Kristo Yesu aba icyaremwe gishya, agasumba abandi bantu kuko aba ayobowe n'Imana. Niba kera warakoraga ibyaha bikagutwara amafaranga, niba kera warakoraga ibyaha bikagutwara ubutunzi, ni gute ukizwa hanyuma ukaba ariho ukena? Aho ngaho uba ukurikiye Yesu utamenye. Uri muri Kristo Yesu ntabwo yirirwa mu nsengero. Tandukanya idini no gukurikira Yesu. Amadini mu Rwanda tubyerure yazanywe n'abakoroni baje gukoroniza, ntabwo baje kukumenyesha ukuri kw'Imana. Rero iyo ugiye mu idini ukariyoboka, ukaryomenya, ugakurikiza imihango y'idini, uba nk'uko umukoroni ashaka kuba. Ariko iyo wize Yesu wagupfiriye, ukamenya ko Yesu yapfuye ngo urubanza rw'ibyaha rukuveho, inyungu ya mbere yo gukurikira Yesu, ugira amahoro yo mu mutima, ntabwo uhora wishinja ibyaha. Umenya ko icyo wakora cyose Imana ikubabarira, hanyuma ukirinda ibyaha kugira ngo ubane nayo. Waba wacumuye, ntabwo ukeneye kujya kuri pasiteri, ntukeneye kujya kwa padiri ngo penetensiya. Hagati yawe n'Imana nta wundi urimo, ahubwo urasenga ngo Yesu, amaraso yawe wavuye ku musaraba, mbabarira ankureho ibyaha. Iyo icyaha kikubabaje ugasaba Imana imbabazi, irakubabarira. Mbere na mbere menya icyo, ntibisaba kujya mu rusengero, ntibisaba kujya he. Twakagiye mu rusengero kugira ngo twige ibindi kukwigisha uyu munsi, kugira ngo bisobanukirwe. Ariko mu gihe uhajya ukumva ntabyo uhakura, ntabwo ari ngombwa. Soma ijambo ry'Imana, umenye icyo Bibiliya ivuga, umenye icyo Yesu yatanze. Mbere na mbere uragira amahoro yo mu mutima, ubeho ubuzima butuje. Icya kabiri, urakora ibyo ukora byose noneho wibwiriza. Niba warajya gukora ukoreshejwe n'amategeko, ukabyuka kuko ari itegeko, ukajya gusenga kuko ari itegeko, ukajya ku kazi kuko ari itegeko, uratangira noneho gukora uyobowe n'umutima wawe, ari byo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Iyo wemeye Yesu Kristo ukamumenya, akwigisha kuyoborwa n'Umwuka Wera. Kuyoborwa n'Umwuka Wera ni ugukora ikintu gihura n'umutima wawe, nibyo bita kuyoborwa n'Umwuka Wera, ari nabyo Imana ishaka ku bantu. Buri munsi icyo ugiye gukora ukabaza umutima wawe, iki ngiki urumva ari cyo gikwiye, ugakora ibyo wemeranya n'umutima wawe, hanyuma ibyo umutima ukubuza byose nawe ukabireka. Icyo umutima wawe ukubwira gukora ukaba ari cyo ukora, icyo umutima ukubuza gukora ukakireka. Uko niko gukurikira Yesu. Haleluya. Imana iri mu mutima wawe kurusha ahandi hose. Ntabwo Imana iri mu nsengero, ntabwo Imana iri mu misozi, ntabwo Imana iri mu butayu, ibereye hose icyarimwe, ariko ivugira mu mutima wawe. Wikurikira umupasiteri, wikurikira Mizero Rami, wikurikira Kigali Worship, kurikira Imana iri mu mutima wawe. Kora ikiri mu mutima wawe nibwo uzatera imbere. Niba ku rusengero baranze umuganda ku wa 4, wagera ku wa 4 umutima ukakubwira ngo jya guhinga, menya ko Imana irimo kubwira ngo jya guhinga. Niba umutima wawe ukubwira ngo jya guhinga, ukajya mu muganda, nukena uzajya gushinja Imana ngo kuki ngukurikira ngakena. Imana izakubwira ngo narakubwiye ngo jya guhinga, ujya mu muganda. Kubera icyo wagiye mu muganda, waravuze ngo se ngo nintajya mu muganda ngo pasiteri arambona ate. Aho rero ntiwari ugikurikiye Imana, wari ukurikiye pasiteri. Abantu benshi ntibakurikira Imana. Abantu benshi bamusengera impamvu bakena bagakubitwa bakaba hanyuma y'abandi, ntibakorera Imana, bakorera abapasiteri.
ntibakorera Imana, bakorera abapadiri, ntibumvira Imana. Imana iyo igiye kukubwira ntabwo ibwira pasiteri, Imana iyo igiye kukubwira ntibwira padiri, Imana iyo igiye kukubwira ivugira mu mutima wawe. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuba umuntu babwira ngo caha, oya, ntabwo ari ukuba wa muntu w'imbwa. Hari igihe umuntu amara gukizwa, bene data, iki kintu kirababaje, agahindura imico n'imyitwarire burundu. Ugasanga niba yari umuntu usetsa ntagisetsa, ugasanga niba yari umuntu ushabutse asigaye akonja. Bitiranya ikintu bita guca bugufi. Guca bugufi ni ukwemera intege nke zawe, ukemera ko hari ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, hanyuma ibyo udashoboye ugafatanya n'abandi. Guca bugufi ni ukwemera ko wakosheje ugasaba imbabazi. Ntabwo guca bugufi ari ukuvuga ngo njye ngo ntacyo nakwishoboza, ngo ntacyo nshoboye, oya, ibyo ni ukuba utari we. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukishushanye n'ab'iki gihe, mube abo muri wowe. Iyo ukurikiye Yesu ikintu akubwira, ababwira ngo ba wowe, hari icyo nakuremeye kuba cyo, bacyo. Niba wumva umutima ukubwira gukora ikintu, uba ari cyo ukora. Niba hari undi ukubwira gukora ikintu utemeranya n'umutima wawe, umusobanurira umubwire ngo njyewe n'umutima wanjye ndemera gukora iki. Ndakubwira ukuri ko umuntu ukurikira umutima we agakora ikintu yemeranya n'umutima we, uwo muntu nta kintu atageraho. Ariko uko wasenga kose, uko wavuga mu ndimi kose, udakurikira umutima wawe, uzapfa uri umukene. Ubu buzima buzakubihira, urasenga ukaba ari wowe urwara, ukaba ari wowe uhura n'ibyago. Ariko niwiga gukurikira umutima wawe, ari byo kuyoborwa n'Umwuka Wera, uzagera aho Imana yakuremeye kugera. Emera ko Yesu yagupfiriye uyu munsi, wemere ko yagucunguye. Ariko kwemera Yesu ntibikugira imbwa y'amadini, bikugira ahubwo umugabo wo guhamya ko Kristo ari umugabo. Ubeho ubuzima buhesheje Imana icyubahiro, ubeho ubuzima bwirinda icyaha, ubeho ubuzima buharanira gutera imbere, ubeho ubuzima buharanira gukora. Ntiwirirwe mu madini no mu masengero. Ntabwo icyangombwa ari ugusenga menshi, icyangombwa ni ugukurikira umutima wawe. Soza, reka nkwigishe gusenga. Gusenga ntabwo ari kuri abantu bahurutura amagambo. Igisobanuro cyo gusenga ni ukuganira n'Imana. Ngiye kukwigisha gusenga kuko icyo Yesu agusaba iyo umukurikiye ni ugusenga ubudasiba. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Kuganira n'Imana habamo ibice bibiri. Igice kimwe ni ukubwira Imana, igice cya kabiri ni ukumva icyo Imana ikubwira nawe. Mu kubwira Imana, jya ujya imbere, jya ujya ahantu uri wenyine wiherereye. Ntuvuge cyane muvandimwe, ntuvuge cyane ngo abantu bumve kuri gusenga, nubwo wavugira mu mutima wawe. Mu gice cyo kubwira Imana, ubwira Imana ibikuri mu mutima byose. Niba wasambanye, niba warongoye, niba wagize ute, ikintu cyose ubwira Imana ati nakoze ibi ngibi. Niba hari icyo udashaka kubwira Imana ngo ibi simbishaka, uko niko kubwira Imana. Ariko birabujije kubwira Imana ibintu wumvanya abandi. Bwira Imana ibikuri mu mutima wawe. Hari abantu bumva umuntu asenga ukumva pasiteri asenga, ukumva padiri asenga, wataha ugasubiramo ibyo yavugaga. Ibibazo bya padiri n'ibya pasiteri si byo byawe. Reba ibyawe byo mu mutima wawe, uba ari byo ubwira Imana. Najyaga nsenga ngo Mana Data ngo nkoretse iri funguro ngo rihumanuremo umuvumo w'ubutaka n'uw'isi. Hanyuma maze kwegera Imana cyane irambaza utarikora umuvumo w'ubutaka n'uw'isi n'uwuhe? Numva ntawo nzi. Irambwira ngo hindura isengesho, ujye usenga ibyo uzi bikuri mu mutima. Wisenga ibyo wumvanya abandi, senga ibikuri mu mutima. Wenda icyo wumvise udasobanukiwe ugisobanuza, ubaze se umuvumo w'ubutaka n'uw'isi. Ubu ngubu iyo nsenze ndavuga ngo ndagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose ko mpaye ibyo kurya by'uyu munsi nkirira. Kuko Imana yarambwiye ngo utaratangira gusenga, utaratangira kuvuga ngo nkuremo umuvumo w'ubutaka n'uw'isi, warabiryaga ntibigire icyo bigutwara. Sinkuramo umuvumo kuko wabivuze, mbikuramo kuko nashatse kubaho. Rero nujya gusenga urya ushima Imana ko iguhaye ibyo kurya. Ntuvuge ngo n'abatabibonye ubibahe, ahubwo niba hari uwo wabona waha kuko Imana yaguhaye nawe umuhe. Kubwira Imana, gusenga igice cyo kubwira Imana ni ukuyibwira ibikuri mu mutima. Hanyuma igice cya kabiri nawe ni ugutega amatwi Imana ukumva icyo Imana ikubwira. Gutega amatwi Imana, nujya gusenga jya usenga ntukarenze iminota 3 udondobekanya amagambo. Nubwo wavuga amagambo 2, ahubwo nawe wicare hamwe, ari byo bajya bita meditation. Wumva ibiza mu mutima wawe. Nutiga gukora meditation ntabwo uzamenya icyo Imana ikubwira. Kuko numara kubwira Imana ugahaguruka ukigendera, izakubura ngo iguhe ibisubizo. Bene data, abantu benshi barasenga ariko ntibajya basubizwa. Kuko babwira Imana bakigendera. Iyo yajya kubabwira ikababura. Ariko icyiza nuko wajya utega amatwi Imana cyane kuruta ibindi byose. Jya wicara hamwe
uri wenyine ahantu hatuje wumva ibikuza mu mutima. Noneho ibibazo bikugoye ujye ubaza umutima wawe ngo se iki nkigenze gute? Ubu bwiru bwose sinabusobanukiwe mbusomye mu bitabo. Ndakubwira ukuri ko njya gusobanukirwa ibi byose Imana yambwiye kureka gusoma Bibiliya. Namaze igihe kinini ntasoma Bibiliya, n'ubu sinyisoma nyijyamo rimwe na rimwe. Ibi byose yabimpishuriye ntari gusoma, ahubwo numvaga umutima uri kubimbwira, ndabyizera menya ko ari ukuri. Wige gusenga utega amatwi Imana, buri munsi ujye ujya ahantu uri wenyine, wicare ubaze Imana ngo mbigenze nte. Kubaza Imana nta kundi, baza umutima wawe, kuko Imana iri mu mutima wawe iragusubiza. Imana yarambajije ngo Rami, mbwira umuntu usenga neza, ari umuntu umbwira ibyo ashaka byose, n'umuntu ntega amatwi nkamubwira ibyo nshaka byose, ninde usenga neza? Ndayibwira ngo Mana, ugutega amatwi niwe usenga neza. Yahise mbwira ngo nuko nyakubahwa perezida wanyu Paul Kagame asenga. Ntabwo ajya imbere y'Imana ngo atondobekanye amagambo, ahubwo atega amatwi icyo Imana imubwira. Uyu munsi izere ko Yesu yagupfiriye, wumve ko nta cyaha ufite, wumve ko wababariwe, ugire umutima utuje. Hanyuma ntugende wishinja ibyaha ngo ndi umunyabyaha ngo ndi iki, warababariwe kandi ku buntu. Icya kabiri, kora ibyo wemeranya n'umutima wawe, nibyo bizaguha ubugingo, nibyo bizaguha ubukire none n'iteka ryose. Amen.